muraho neza. Aracyari wa muhungu wanyu umwe muzi. Murabizi ko ubushize twari twaganiriye ukuntu YouTube yaguhemba nabo mugenda mukorana ukuntu bacika imbaraga. Noneho dongeye ndagarutse noneho mubwire ukuntu uzakora kandi utikoresheje kugira ngo urye amafaranga yo kuri YouTube. Bisaba iki rero? Ni ukuvuga ati ikintu bisaba abakinnyi bashobora kuba bafite uburambe mu gukina, atari babandi uzazana bagakinata. Oya, siko biba bimeze. Ahubwo babakinnyi uzazana ni babandi biyumvamo Imana, atari babandi uzabanza gutya mukajya kuvuga ngo kora iki ngiki. Wa mwana ushobora kuzana wimajina n'ikintu ushobora kuba wavuga ijambo agahita aryumva neza cyane, waba mushyize kuri seni agakora neza cyane. Ibyo ngibyo nibyo ngira ngo tugiye kuganiraho ubu ngubu muri aka kanya. Bikora gute? Ese kugira ngo bigereho bisaba gute? Monetize se kugira ngo bigereho bigenda gute? Bisaba gukora. Niba ukiri mushyashya ukaba wakanda subscribe, wibuke no gukora comment kugira ngo tujye tubana muri ibi biganiro tugiye kujya dukora aha ngaha. Unibuke no gukora konzogera kuko biba ari byiza cyane, biradufasha kandi nawe bikagufasha. Wasura video bakakweza notification ikubwira ati icyo ni uploading. Nkurikira. Ubundi barakubwira ati nujya gutangira social media cyangwa ari TikTok cyangwa ari Instagram cyangwa YouTube, ikintu uzabanza gukora uzabanza wicara uvuga ati hakenerwa tutorials zimeze gute. Ushaka kuba uzakenera mikrofone, ushaka kuba wazakenera za kamera, ariko siko bimeze. Reka nkubwire, niba unafite telefone ahanga arimo kundeba niba yabimeze gute, wakenera video kandi nawe ukajya kuri social media ukaba umusitari. Ibi ngibi nibyo nkubwira ati ntimugacike imbaraga. Njye ndibuka muri za 2019 na 2020 njye nakoreshaga phone bita Y2. Zarafotoraga muri iyo myaka utazagira ngo ntabwo zafotoraga. Ewana, ibintu byo kweditinga ntabyo narinzi kuko nahoshaga kuba natanga amafaranga ku bantu babizi bari aho ngaho bakanyitingira video itarengeje iminota 5 bakanca nk'ibihumbi 15. Urumva ahantu nari ahantu hari indimutse. Natekereza nkavuga ati nzabigenza gute? Kandi no muri icyo gihe nta nubwo ari kuba n'umuntu ugufungurira cano. Narihirinze nzenguruka mu bajama bafite amacana bampunguriye cano, bamwe bakagenda bambwira ati wadihumbi 80. Afati ati ko numva ibintu bikaze. Nuko turazamuka 2024 nuko ndangije ndicara ndatekereza ndavuga ati ku bundi ntako nashaka abagenzi banjye tugafatanya. Ndavuga ati ako gatekerezo ni naragiye ngura logistic, nkajya ngena ku mashusho media mbona utuntu turi guhitinga, nkaza nkatwandika, namara kutwandika akaba havuyemo komedi nziza cyane z'cya filime nziza cyane nkayishyira aho ngaho. Nuko sinibukanze cyane, nagiye ndiba mu bajama bari aho ngaho nubwo batabyumvagamo nyine. Ndangije ndabareba ndabazana bose ndabaganiriza ukuntu YouTube ikora ari nziza kandi ihemba amafaranga menshi cyane kandi yaguhindura ubuzima. Ndangije ndabigisha, icyo gihe barankundiye barabimenya rwose, babyiyumvamo bakora bafite umuhate. Barakoze tumaze gukora, ariko se nubwo twari gukora ubundi igihe twari dufite cano urumva byari bikigoranye cyane. Twarakoze ariko bakajya bambaza ati ko dukina twaba tujya ku nkoranyambaga ntitwibone biba bimeze bite? Ndicara ndatekereza ndafata kari kuzuka ku kantu uzi ariko ndangije naje kuza kwegera umuntu wangira inama y'ukuntu wagenda hano ukahakura ubumenyi ukabwiga nyuma nawe ukazabyikora bitakugoye. Nagannye hehe rero? Nagiye kuri YouTube nandikamo ati how to do edit channel ese cyangwa how create channel nyine. Ndangije nuko barabimaye byinshi cyane, ndangije ngenda ndebamo video. Iyo video maze kuyibonamo nabonyemo video nziza cyane. Iyo video niyo yatumye nkora ibintu by'ibitangaza, ari nabyo ubu ngubu bingejeje aha ngaha. Naragenda ndabyiga mbitaho umuhate, maze kubyiga mbona application bakoresha uko zimeze.
icyo gihe nabanje kubona CapCut, mbona InShot, mbona za KineMaster, mbona za Director, za Filmmaker, yewe n'amapplication menshi cyane nabonye, ariko kuko njyewe ntari nzi ibyo ari byo kandi app yanyoroheye cyane yari Filmmaker. Iyo ngiyo nagiye ndiga, ariko nubwo itapfaga gukuraho urugo ndabizi abantu bakikoresha, napfuye kuyikoresha ubwo ngo ndayiga mfata akantu k'agaseni kirakamera, mfata akantu k'agaseni ndangije mvuga utugambo dushekeje ndatweditinga, maze kutweditinga ndavuga ati se hari kubura mwinshi. Urumva ntabwo byari bigikomeje kugorana cyane. Ikintu cyose gituma ntekereza cyane amayimfect, natekereje ko nayakura hehe. Ibyo ngibyo nabyo nibyo byatangiye kuntesha umutwe. Nabata amayimfect nzayakura hehe? Gucwa kuba nafata wenda nk'agatelefone nkashyiramo nk'indirimbo nkagatereka nkafotora biri kuri recording na kugira ngo bizumvikane ko ari umuziki, byari kugenda gute? Nabwo naje kuza kwegera undi muntu abwangira inama, mbwira yuko ikintu wakora atara duplication wandikamo comedy sound, ujya kuri za Play Store hose ukatubona, ndakadownloadinga nkuramo utujwi ngenda nongera nkora video none numva bitangiye kuba akarusho. Nahise mpamagara za nshuti zanjye zose, ndazihamagara zigatimaze mu rero atakantu nakoze, ndangije ndakabiri babona ni keza cyane, bitama bwati wa gatanu kuko nakabitse kwa kane kwa gatanu muzaze dukore, ati numva maze kubimenya. Ndangije baraje turakora, tukimara gukora ndaheditinga mbona ni nziza cyane, ariko nabwo nkatekereza ati ko naca nufite zabigenza gute. None ubwo ngubwo nibwo natekereje ubwo kwita najya kuri YouTube nabwo nandikamo ati how to create channel, ndangije nabyo barabinyeretse. Kumbe byari n'ibintu byoroshye cyane, atari n'ibintu bigoye. Nagiye muri YouTube njya muri setting nkwetinga channel nita, icyo gihe hariho Gasoro Comedy, ariko ntabwo ari ikiriho nyita Gasoro Comedy. Ndangije kwa uploadinga nibyo byabaye isari rero. Kwa uploadinga rero navuga ati rero twa uploadinga gute? None ubwo ndongera ndasearchinga kuri YouTube ngo how to upload video, nabyo barabinyeretse. N'ibikanda nabyo mbona biroroshye. Ndangije ndavuga ati reka mbikore. Maze kubikora mbona YouTube mbona igiye, nako video mbona igiye kuri YouTube. Ikijyaho rero nabira abantu searchinga Gasoro Comedy bakahita batubona. Abahungu batanye kona kuri social media bumva barabikunze cyane, baba barasaze ewana ati babaye abastari ewana. Abana batangira gutwika, turakora tumaze gukora dutangira kubona abasabu, dutangira kuzamuka comment bakajya tugangwa twishimiye, tubona ni byiza cyane, kora dufite imbaraga. Urumva rero nawe niba urimo kunyumva utarafungura channel se cyangwa unayifite ushaka kumva gucika imbaraga ngo uploadinga video kana ngo agize views 5 mu cyumweru, nta gucika imbaraga, ahubwo bisaba guhozaho. Kandi ikindi, niba ushaka ko YouTube ikwanariza video yawe, ukora thumbnail neza, ukore titre neza, uyishyire kuri YouTube, mu minsi mike uzahita umbwira ukuntu byagenze. Ndabizi ari ibintu byiza cyane, kuko niyo ubona video zaziri kuri YouTube urishima. Ariko tutagiye muri ibyo ngibyo, reka dukomezeho twari tugeze nuko twakomeje turakora twikuze masabu 2000 tugera mu 3000, taje none ubu gatatu ngo byarangiye. Ubu tugize n'Imana twanamonetize turayibonye, ariko mu kuyibona ibintu byatugendekeye ntibibaho cyane, ni ikintu kibabaje. Mwari muzi yuko abantu bamushobora kumukoresha beat z'abandi ntibagukubite copyright, bakakubwira ati video wakemera ukashyira kuri YouTube nta kibazo, wayishyira public uko niba gukubise copyright. Reka nkubwire ko ibyo byo kubigira ingaruka nyinshi cyane. Nanjye nizo ngaruka nanjye nkubwira ati nahuye nazo. Nakoze maze gukora bamumonetize, maze bamaze kuyima, ndangije ndaprayinga, maze kwa prayinga ndatanya ndaninjiza amadolari atangiye kujyaho ndabibona. Haciyeho nk'icyumweru mbona bankubise nka email warambura gutya ikagenda ikagira nk'uyirya iriya, wenda tuvuye wenda
Kimisagara werekeza ku Ryanyuma. Noneho iyo mail niyo yagiraga irimo ibigambo, irimo ibiki byose amari use content. Ndagira ngo niba uzi ko ukoresha beat z'abandi, aka kanya bihagarike, creating music zawe wikoreye ku giti cyawe, uko bitari ibyo ngibyo monetize uzayamburwa kandi baguhe n'iminsi 90 ubwo n'amezi atatu. Ese witeguye kuzakubwira iyi content ikiyitera n'uburyo wayirinda? Reka tuzasubira ubutaha njye mbabwira iyi content uburyo wayirinda n'uburyo abigendera kure n'utwa application wacuriraho beat bikangombwa ko ari umuziki wakoresheje kugira ngo batazakubita copyright. Kanda subscribe, wibuke gukora ku nzogera, ukore na comment tujye tubana muri ibi biganiro. Murakoze cyane.